Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Kadere tusenga Imana. Mwami Yesu Kristo turagushimiye. Utugiriye neza uduhaye no mwanya wo kugera hano. Imbere y'abakomeye, imbere y'abatware ndetse n'abatware kazi, abami n'abamikazi baraha. Mu izina rya Yesu Kristo ndazi neza ko usibye wewe gusa. Usibye wewe wogira ico baganiriza, usibye wewe wagira ico babwira, nta wundi muntu wabona ijambo babwira kugira ngo rinyure buri muntu wese. Asani kuko uganiriza imitima yacu ubwo turahamana. Natwe duhagaze tugirire neza uduha izo mbaraga kandi tunyuze mu ijambo ryose ry'ingirakamaro ku bwoko bwawe buraha. Ndazi iteka ryose iyo ushaka ijambo ryawe ko rimanuka ni kurya ijambo ryawe rivuga ngo imvura yimanutse ni ngombwa ngo ubutaka bumere, ibyatsi bive mu butaka bimere n'ibindi bimera byose bigira ubugingo bigira ubuzima. Turagushimiye muri uno mwanya kuko tuguciriye bugufi ubushake bwawe bube mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Turashima Imana kuko twageze hano Nyamavira cyangwa se Kayole. Turashima Imana kubwo igiterane cyateguwe n'abo bakozi b'Imana baririmbyi. Imana ibamugisha cyane, mukabitegura mukabona ko ari ngombwa ko tukibanamo. Turabubashye kandi tubahaye icyubahiro kuko Imana yabigize. Hanyuma Mungu ajibu mahitaji ya mioyo yenu. Ndashimira Imana kuko muri rino kanisa nahageze nibwo nkirigeramo bwa mbere kuva mbese ryatengenezwa gutya byanejeje rwose. Ndabyishimiye mujengo ndayizi kivuga. Hanyuma rero iyo abantu bubatse ikintu kingana gutya kitari ico umuntu azaza araramo cyo kugira gusa ngo abantu baza bahahurira baheze Imana icubahiro ni igikorwa gikomeye. Ndashima Imana yababashishije, ndashima Imana yabashoboje. Numvishe mufite na sonorisation nziza nimba ariko bisanzwe Imana akabisibaho umugisha kuko ibi ni ibintu by'ingirakamaro. Mbere yo kubaka ibi no kubanza tugakora ibi kuko ibi biza biduhuza n'abantu. Sonorisation ni ikintu, umuzika mbese ni ikintu c'ingirakamaro mwivuga butumwa. Umugabo umwe nkunda ngo Nirike Warene yaravuze ngo iyo yagiye gutangira ikanisa ngo mbere y'ibindi byose ngo yobanza akagura ivyuma, akabanza akagura ivyuma n'umudije basi ibindi byose ngo bikaza gukurikira nyuma kuko ubiyipfuye ntitwakumvikana. Niyo mpamvu rero aba bantu Imana ibamugisha kandi muza mubikoraho n'urukundo n'ubwitange muzi ko murimo kugirira ubwoko bw'Imana neza. Simbizi turaza gukoresha byenda umwanya utari muremure kugira ngo tuze gutanga umwanya w'indirimbo, ariko ngira ngo icyatuzanye murakizi. Ndagira buri muntu wese azi impamvu y'igiterane. Timubizi mwese? Bibiri zivuga ngo abantu ndi boro babashorerana bataraganye, niko Bibiri zivuga. Ariko iyo abantu baraganye ni byiza mugendana mu rugendo rumwe. Ndavuga byenda iminota mike mu mwanya bampaye, iyindi minota izabisigaye tuyitangemo amafaranga yo gushigikira bene data. Timubishe ko barimo kuririmba neza. Nibyo tuganiraho. Buryo umuntu akora ikintu kimurimo ntuvunika kandi nihanyagura kugira ngo aburimo kubikorera banezerwe kuko nibyawe biraza. Imana ibamugisha. Nigeze kugera iwabo koreka Mana shime kubw'abakozi b'Imana mwese tuhuriye hano. Mungu awabariki sana, tunawaheshimu na Mungu aendelee kuwatumia namwe mwese muraha. Hanyuma nigeze kugera iwabo bari batuye ahantu mu Gatanga mu Bikuba nako mu Rubibi. Nari ngiye kugemurira mushiki wanje iratuye ku Gihuha, none umvuye mu Minembwe ndaza ngo ngere mu Rubibi sanga hariho Noheli aba bacu babaririmba n'abapfurero bari bavuye kuri Mutara bararirimba bakora amateatre yo kuvuka kwa Yesu. Bamwe babaye abamarayika bandiki ndavuga ati ariko burira Yesu ataje. Bararirimba numva ndanezerewe pe ngo bamare nkaba mfite nyine umuzigo naye nikoreye. Baratangaza ngo hakurya mu Bikuba ngo bazaba ngwihuduma kandi ngo ramihera n'akazi rimwe ngo igeze niyinga kandi ubwo hari niyinga. Ndavuga ati mushiki wanje nzaba mugeraho, nari ntaragerayo namajabuka mu Bikuba nta muntu numwe nari mpazi usibye Heredi niwe narinzi mu Bikuba iwabo waba bagabo ndababo mu Rubi bariko harahandi aba hakurya ngo ni mu Bikuba niho bari bagiye gukorera ihuduma.
abacu ndababona bashadaraki cyo gihe niko naza numva n'aba bacu ndababona twama twinjira Ubuzima n'akazirimo turagenda na kabiri na gatatu ngo habe na kane umugabo umwe araza ati suyu uyiwe nuwahe ntamwibwiye none se wavuye iri wanyuje mwihuduma toye naza ngemura nari ngi hano mu rubibi nani kugihuha ngo ngera hano mbona hari umunezero namanisha ahamagara bamwe muri aba aravuga ati noneho uyu muntu ni mu musezerera aje kugemura baransengera ariko umunezero wari uhari mu by'ukuri ndi wo kwibuka ko ufite ingemo hazaba umunezero umuntu akamaturuka Imana ikaza yamivuga umuntu akamaturukiriye umuntu yaza yinjira gutya amayitaje akamakorwa gituruka mu muryango bagasura bagasohoka bakaja kuza n'undi muntu nk'iriya ngo Imana iravuze gutya ndabireba ndabona impamvu yo kuhava nuko nyine abagabo bakuru ni beza niyo mpamvu no mugakiza tuba dukeneye abantu bakuze bamaze kugira experience bitari uko za diplome twozishanyura ndagenda nja kugemura nongera gusubira iwacu urumva nti byari zoroshe kabisa si asifiwe Yesu asifiwe Yesu mwiteguye kumva ijambo ry'Imana asante sana noneho bere yuko nsoma ngo mbabwire icyo tugiye kuganira ndimo kumva nyuzwe nishimiye kuko nakijijwe icyo kintu none nkaho ari wongikizwa ndimo kumva nkabitahura beneda gukizwa ni ikintu ciza cyane gukizwa apana kuza mu ikanisa apana gutanga apana kuririmba apana kubwiriza ngo kungiye kubwiriza ariko Yesu kuba mu buzima hanyuma akaba ari we ubamo wewe gusuka zukurikira Yesu ni byiza ndabifuriza umuntu wese kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza tuganira ijambo rigufi iryo jambo tugiye kuganira riravuga ngo ni ukugira iyerekwa cyangwa vision kugira vision cyangwa se iyerekwa niryo tuvugaho bukeye imigani 29:18 imigani 29:18 imigani 29:18 twumva uko havuga haravuga ngo aho guhishurirwa kutari abantu bigira ibyigenge ariko ukomeza amategeko abahirwa amen matendo ya mitume ibyakozwe n'intumwa 2:17 matendo ya mitume 2:17 abantu bafite uko bandika mwandike na abajene n'abandi bose iri jambo ndizera neza nuryakira neza rirakugirira umumaro mu buzima bwawe amen dusome 2:17 ibyakozwe n'intumwa haravuga ngo Imana iravuga iti uku niko bizaba mu minsi y'imperuka nzasuka ku mwuka wanje ku bantu bose kandi abahungu n'abakobwa banyu bazahanura n'abasore banyu bazerekwa aho uhaca akarongo kwerekwa ni ukugira amahono ni ukugira vision ni ukubona n'abakambwe babarimo bazarota kugira inzozi katugarukira aho ngaho ibindi byenda turaza kubivuga ariko reka nanone nsome muri Matayo kuko ndashobora kutaza kuhavuga kugira ngo naho muhasigarane Matayo 6:22 6:22 Matayo twumva uko havuga itabaza ry'umubiri ni ijisho ryawe nirireba neza umubiri wawe wose uba ufite umucyo urumva nawe ariko niriba ribi umubiri wawe wose uba ufite umwijima nuko umucyo ukurimo n'ubumwijima mbega umwijima uko uba ari mwinshi twakira ijambo ry'Imana vision ntabwo ari ikindi kintu cyangwa se yerekwa si ikindi kintu akenshi tumenyereye iyerekwa umuntu yagiye imahono cyangwa se umuntu yasenze arabona ibyo byose ni sorte yo kubona cyangwa se iyerekwa ariko icyo nshaka kuvuga cyane vision cyangwa iyerekwa
ni ibintu urangiza bitaraburi hano ukaza ubibona biririya kandi bitagaragarira amaso. Vision kwizimera. Nkaba mpagaze hano ariko ubu ngubu turi muri 2021. Kaza ndeba nkabona ibintu bizaba muri 2030, 2040, kumva ibyo ni ibintu bindimo tokwereka abandi, tonahishurira abandi, ntanabona uko mbidemontra ariko nkabibona. Mu yandi magambo vision ni ukumenya icyerekezo ciyo urimo kuja. Ukamenya yugiye apana gupfa kugenda gusa. Iyerekwa ni ikintu ciza mu buzima bwacu bwa buri munsi. Iyerekwa ni ikintu kigomba kuyobora imirimo yose dukora. Amatorero yacu agomba kuba afite iyerekwa afite agenderaho. Mu yandi magambo tugomba kuba tuzaho turi naho turimo kuja. Aba bapapa murabonye ukuntu barimo kuturirimbira. Biriya ni byiza ariko bagomba kuba baririmba hano, ndabizi byenda niko bimeze, batekereza ngo mu myaka 5 ko turaririmba twebwe ndi tuzaba tukiriho ariko izi ndirimbo zizakomeza. Ngira ngo niyo mpamvu mwabonye twaje no kubafasha ngo basohore kasete kugira ngo n'igihe bo bazaba barapfuye bazakomeze baririmbira isi. Iyo ni yerekwa. Nanone bakongera bakavuga ngo mu myaka 20 iri imbere tuzaba tutakiriho. Hari abandi bantu bagomba kuzaba basigaye kuko iyerekwa ntirigomba kuba igiheka. Bazakomeza n'uyu murimo kugira ngo aba bantu twese twadufashwa n'izi ndirimbo n'abandi bazaba bari ico gihe zizabafasha atari bo babiririmba ahubwo ari abandi nabo basigaye batozwa. Mwavuga ngo amen. Iyerekwa nk'iri torero turimo n'urugero uzanga uzakunda rifite iyerekwa, rifite icyerekezo. Hatari mwiyerekwa, hatari mw'icerekezo, hatarimo vision. Nukuvuga ngo ibi bintu byose tuba dukora tuba turimo kubyica ubusa. Uko niko kuri. Twaba tugiye kuba nk'ikiziba. Murabona ikiziba kigira amazi. Kiziba nacyo kigira amazi n'inkuruzi. Ariko amazi y'ikiziba agira ibibazo bibiri. Ntaza temba. Kubera kudatemba ntacaza amarira ibimera biri aho ngaho. Hanyuma agakama kandi agacafura. Mbere yuko akama azacafura. Nta muntu uzi nk'ikiziba kandi ari amazi. Uzi impamvu nta vision agira. Ntabwo agira iyo azagumaho agacafura ibyatsi biraha nta kamaro. Akuzi gatoya gaturutse iri haruguru kakaza kagahembura ibyatsi biri hafi y'ikiziba. Ahubwo ndetse ikiziba iyo bacarekaga no kubihembura ahubwo kizagikontribuwa kugira ngo bzume. Siko biza bimera bikuma. Kubera iki? Kubera kuko biri kumwe n'amazi mabadatemba. Bikananuka abantu baza bahanyura rwose bakamererwa nabi. Itorero nki n'urugero gusa mpantanga ko sinzi detail yazo yitorero. Twese turi hano tuba mu matorero atandukanye. Amatorero turimo mwavuga ngo amen. Niba ta vision, niba ta cyerekezo, twaba turimo dutanga amafaranga menshi yo kubaka kubusa. Twaba turimo tugura ibikoresho kubusa. Twaba turimo tudindiza abantu hano ejo batazagirira isi umusaruro. Ahubwo buri institution, buri gikundi, buri muntu agomba kuba afite iyerekwa. Reka turacyari ku itorero tukavuga ngo ubu nyine turi hano Nyamavira, ejo bizaba bimeze gutya. Aba bantu baje muri iri kanisa abimana yaduhaye bakaza kuba aba Grace Tabernacle. Nukuvuga ngo umuntu waje ari umukene n'urugero hagomba kuba iyerekwa rituma uyu muntu atazaguma kuba umukene ari muri Grace Tabernacle. Kuko ngaha ni ahantu ho guhindurira ubuzima n'imibereho ya gikirisitu ndetse n'iy'umubiri. Mwavuga ngo amen. Noneho hakabaho iyerekwa rikavuga ngo ndivyo Shikiro ari muri Grace yahageze nta kirata afite, agomba kuzava muri Grace afite amamodoka. Ibyo kandi ukubaka ubwami bw'Imana. Mwavuga ngo amen. Runaka we yaje hano agisinda. Okay. Aho kugira ngo tumusubize ngo genda mureke habeho amaono yo kugira ngo uyu azave mu businzi ageraho aba umukozi w'Imana wo kugabura ijambo cyangwa gukora ibindi bikorwa bitandukanye. Hanyuma uyu nguyu we twakiriye ejo bundi azarwana n'umugore takubatandukanye. Hagomba kubaho vision. Museme amen. Hakabaho vision. Nubwo ameze gutyo uyu munsi ejo azaba ari uwundi. Niyo mpamvu Imana itigeze yica Mose. Mose karafata abantu babanda kabica. Ariko muri vision yayo yazirangiza ngo nubwo urimo kwicana ubu nyine sha
ejo ni wowe uzabukiza abantu urupfu ubashoreye ubajanye muri Kanani. Yewe Petero, nubwo wanyihakanye uyu munsi ntacyo ndi bugutwara, ndabizi ejo ni wowe uzaba urimo gukomeza abera. Haleluya. Nundi nuko niko itorero rero tugomba kugira iyerekwa, tukavuga ngo hano hanze nta kinga na rimwe rihaparitse, ikinga ni igare. Hagomba kuba amahona avuga ngo mu myaka 2 iri imbere, imyaka 3 iri imbere, hano hantu hagomba kuba parking, abantu bakaza babura ko baparika amamodoka, kugira ngo icyo gihe ni ikimenyetso ko ubuzima bw'abantu ko buragenda buzamuka. Kandi itorero icyo rizarikora, mwavuga ngo amen, ni centre ya transformation. Sinzi uko tuza tureba amatorero yacu aha hantu, ntabwo ari aho kubirira ibyuya gusa, sinaho kuza ngo tuhadindirire. Aha ni ahantu ko mpageze ngomba kumva hari igihindutse mu buzima bwanje, kaza ngenda mba mwiza, nkaba mwiza mu nzego zose z'ubuzima. Iyo ntayerekwa rero abantu bazabigira ibyigenge. Iyo ntayerekwa umuntu azatera iyo ashaka. Mwavuga ngo amen. Mu miryango yacu turakora introduction tumara tuze gutanga ifaranga. Mu mafamiye yacu umupapa nkanje, umupapa nkaho, umumama nkaho, nukuvuga ngo hagomba kubaho amahono y'uyu muryango. Ntabwo ari kubyara gusa no kubazanira umugati nuko ngo birarangiye. Hagomba kubaho amahono ari spirituel yo mu buryo bw'umwuka. Ese babana ndimo kubyara ntibazabibirara, kugira ngo batabibirara hagomba iki hakabiyerekwa ryo mu myaka 7, imyaka 20, no mu gihe utazaburiho ugahita utegura ikizazi cyawe ukiriho. Hanyuma mu by'ubuzima busanzwe ubu nyine koko ko turakodesha, ariko ejo n'ejo bundi hagomba kubaho amahono yo gukura abantu mu bukode bakagera mu nzu yabo. Hakaba amahono yo gukura abana muri primaire bakagera muri kaminuza. Iyo ubuzima butari mwiyerekwa n'umwijima. Ngwino hano papa, ngoza noneho we humiriza, uyangane ntuhumure, wowe kiranuka ntuhumure, sibyo tutirishe uhumirize. Birasaba ko tugwambira mu maso. Yangana uhumirize. Mwavuga ngo amen. Ngaho genda papa, genda ugere hariya ku muryango uhumirije. Murabonye ntuba hano humura, ntuba hano si wanyu, ndagira ngo urumugrese murebe nawe rikanisa ryubakwa yarari hano. None vraiment umuntu w'umugabo nkawe wohumiriza gusa kuva hano kera ukabura yobye kugera hano. None wewe ntiwona tekereza ngo unyura. Turi kumwe n'inyigisho ko turafatikanya. Mwavuga ngo amen. Yewe mureba ahantu yarari ndetse ari nkaha tigendira urebe umuryango yuri, ariko kera ahisa yobera hano. Muzi impamvu nuko yarahumirije, nta mahono yarafite. Ngaho noneho humura, agenda ku muryango. Garuka papa, nimumukubitira amashimeshi. Mwavuga ngo amen. Nijyo somo ryose. Iyo umuntu ahumirije adafite yerekwa nuko nuko gusa, ukagira ngo umaze iminsi muri Kayole naho turaruhwa nuko gusa, ukagira ngo ubuzi imyaka kiragenda naho niyo kuzunguruka gusa. Ndabifuriza kugira yerekwa mu buzima. Yerekwa mu buzima ni ryiza. Yerekwa mu buzima, ubukristo bwacu budafite yerekwa ni ikiziba. Muzarebe hari byo ntekereza, sinzi nimba ariko kuri kimuzabona ko tukagira amakanisa yacu akavuma yagera ahantu agiye gukora ibintu bikomeye, tukama dusubiranamo twenyine bikama bisari. Urazi se iyo ntayerekwa rihari, iyo ntayerekwa ntitwavuze ngo abantu bazabigira ibyigenge, abavuga butumwa ni hano bazaba bari, kuko ntayerekwa ryo kubajana iyo baje kuvuga ubutumwa. Kandi pasiteri niwe ugomba kubwiriza hano, cyangwa mwari niwe ugomba kwigisha abantu. Noneho imbaraga zikaba nyinshi tukama dusubirana ko turagongana. Muzi impamvu tuba tugongana? Ntabwo turi busy n'amahono, tituzi iyo uyu karagira ngo anyura hakagongana n'ugiye kugaruka hakama haba jamu kubera iyerekwa ritahari. Sema amen. Kuko muzukuru umutima wanje uko wakiriye, nukuvuga ngo iby'Imana ntaco bituma ari twobivamo.
ibintu by'agakiza ntacyo bimariye no bivamo kagenda nanone nyine umuntu akagira ibindi kuko nabyo birahaba kuko kampuni zose zibaho kampuni zose zigira amaono usibye ikanisa amakanisa menshi nta maono agira simvuga yose kuko sinyazi siritu ayacu kuko ubu nyine twicaye turacyari kumwe bwoko bw'Imana ubu ntimugire ko ndababwira ko ndibwira izi ni challenge z'ubuzima tugenda tunyuramo ndi umupastori ubu ngubu twicaye tugahamagara nk'umukristo umwe hano tesitorero musengera mu ryitwa runaka hanyuma iyerekwa mufite nirihe kubw'uwo murimo niki mushaka kugeraho no gusenga no kuza nyine tugasenga ngo abantu bakagomba kumenya Imana ngo tukazaja mu ijuru byenda niko botubwira sinzi neza nimba hano hari umukristo uhaguruka akamatubwira ngo vision ni iyi ni ukunuko kuko Bibiliya iravuga ngo mu minsi y'imperuka nzasuka umwuka wanje ku bantu bose kandi ngo abasore ngo bazagira amahono hanyuma ba papa abakambwe ngo bagire inzozi papa nukuvuga ngo afite inzozi hanyuma umusore ufite amaso akarangiza uburyo zizagerwaho ntabwo ari ukubona ibihuru n'ibiheko ntabwo ari ukurangiza agasarani n'amagorofa yo muri Kenya no ntabwo ari ugushamburira gusa ngo dukure ibiheko hano ubundi amaso agomba kurenga ubucafu tukaza tubona ibintu bikomeye biri mu Mana mwovuga ngo amen mu Mana haratekeye hakeneye abanyamaso kugira ngo babikurure ntiushobora gufata ikintu utareba tushobora gusaba icyo utabona umupapa umwe yubatse inzu yahamagaye umuenjeniyeri ngo azamwubakira inzu amare kumuhamagara kumwubakira inzu aramubwira ngo arayimudesigningira nyine uko azayubaka enjeniyeri arubaka ngo binzi itararangira wa mupapa arapfa ngo amare gupfa bagiye gutaha inzu ngira ngo turacyari kumwe bagiye gutaha inzu kunani umunsi wo gutaha inzu wa muenjeniyeri arahaguruka bango ndababaye aranarira ndababaye kubona inzu yuzuye runaka akabapfuye atayibonye n'ukuntu yayicumukuriye umugore we yamahaguruka yamavuga turibeshe bikomeye enjeniyeri wewe niwe wari utarabona ino nzu ariko umugabo wanje we yari yarayibonye kera kuko niwe wagize vision yayo arayitekereza akubwira kuyubaka none warayubatse wewe nibwo mukiyibona iwe yapfuye yarayibonye haleluya uko niko abakirisitu tugomba kugira amahono mu by'Imana no mu buzima bwacu kavuga ngo ndakijijwe Mugwaneza aha icerekezo cy'ubuzima kigiye kubikiye ngomba uyu mwaka naranezerewe cyane ahantu twari turejo bundi none tuguma gusubira mu mahono twanditse tuzana computer umakobwa ati none murebe muri 2018 ibintu bigera ko ku 8 uzi ko hasigaye bibiri bitarasohora ibindi byose byarasohoye kandi ico gihe byari hano gusa ariko mu byukuri mu mupfuko n'ahandi hantu nta nuwo wobigisha inama ariko abakuki yaranditse ngo nimugiriye rekwa muze muryandika kugira ngo umunyamaguru narigwaho aryirukankana arijana risohoze mwovuga ngo amen icompa amatorero yacu akagira amahono icomba amatorero yacu tukava mu bintu bya shabu no gusa n'abarimo ku urabona bize bisa ngaho gusa duterane tugira icyuya tunezerwe kandi nabyo si bibi ariko ndituze ejo kubu ejo ni gute ubu ejo bizamera gute ejo hazakoreka iki aha dutangiye itorero uyu munsi turaritangiye ese iri torero ko riraza kugira gute ejo rizakora iki nejo bundi kuko harayanda hari kandi sinshaka kuvuga ko amatorero yabaye menshi ariko kweri dufite icyerekezo dufite amaono y'umurimo kugira ngo rube nk'uruzi rutemba siyaziviwe Yesu zango ndakubwira abantu bashaka amafaranga n'abakora n'abagira gute muzashara haba amaono mu mirimo haba amaono umuntu akavuga ati uyu munsi ko ndacuruza zitwa nimba ari protector muri ariko se mu myaka 2 iri imbere nzaba nkirimo gucuruza protector sawa ariko nzaba nageze kuki ntango ndakubabwira ngo nta mpamvu yo kugira amahono y'inda inda ntizishima ni nko kuzimu tugomba kugira amahono hano ko ndabona ko ndaganira n'umuntu mu izina rya Yesu Bwana Yesu asifiwe okay ndacafite amafaranga make ariko se amafaranga mu myaka 2-3 iri imbere azagera gute
nzaba gusa nukuzana nkarya nkagura amahuzu tukaryama imbaraga zizashira nizishira wamusubira hehe kwisana. Niyo mpamvu amahono yahari aza kugeza aha akagushitsa aha akagushitsa aha. Sinshaka kuja mu bintu byinshi cyane ariko uko ndavuga hejuru y'amahono surtout amahono mu murimo w'Imana mu byo dukora. Nari natanze example kuri no ministeri y'ababeneda. Timwabonye za ministeri zacu ko zihazigenda zigabanuka. Muribuka ukuntu zari zimeze. Sasa zishutinga mu buryo budasanzwe. Ndibuka zagisubizo ndibuka zaki aba bose bari bazirimo ngira ngo murabyibuka uko byari bimeze. Muri mu kubona imihogo abana bacu bafite. Ariko ni gutiri mu kugenda yagera ahantu igasa nkikubise ku gikuti kamimanuka. Namaona tabamo. Nukuririmba gusa pour kuririmba haleluya haleluya. Niyo mpamvu muzasanga umuntu araririmbye mu Burundi nimba aririmbye hano muri Kenya boss bakamba bamwigana. Noneho ni bitangaza. Noneho uri hano adasohora ikintu hano ntakihagera. Icyo ni kibazo gikomeye cyane. Hanyuma uyu muziki mukora ugomba kuba ufite amahono. Ukageza igihe uzaba umurimo ugutunga n'abana bawe bandi bose bakazabaho. Kandi atari uko wabishatse ariko kuko byizanye kuri mu murimo w'Imana. Mvuga ngo amen. Sema tena amen. Iko bigomba kumera. Ambabare gato. Noneho rero mbabwira utuntu nka dutatu cyangwa tune inyungu zo kugira amahono mu byo dukora. Yerekwa mu bintu dukora. Amahono azatumarira iki? Iyo hari yerekwa mu gikorwa cy'Imana, iyo hari yerekwa mu byo ukora, ikintu cya mbere ubuzima bwawe buzabugira agaciro, buzabugira signification, ubusobanuro, mbese bugira intego. Ubuzima buzabugira iki? Intego. Iyo uzi neza ngo ahandi mpagaze mu muhamagaro kandi iyo ndimo kuja niri wumva ubuzima bwagize intego agaciro ugakora ukaba yo nukuri nubwo napfa ariko nagize gutya na gutya Yesu abishimirwe. Mwovuga ngo amen. Uzi ko abakristo benshi twebwe mu makanisa ino sinzi niba bihaba n'abantu akamwe matacho kuba mu ikanisa ndetse ubungu basigaye amakanisa yabarunaka amakanisa yaba Yohana amakanisa yaba Mugwaneza amakanisa yaba Musinga kuko arumva we warahari yo haba tohaba. Urazi iyo nta mahono ahari nta muntu uzubona signification y'ubuzima, ariko iyo hari amahono umuntu nawe azabona mwiciwe ubuzima bwe bukagira intego. Mwovuga ngo amen. Akakabiri ubuzima bwacu bugira icyerekezo. Focus focus mwabajene. Ariko burakeye mu gitondo njewe nkeneye kuja umoja sinzi zirijayo. Ese umoja si hano na umoja na ukama wikonereye nda focus. Urabona iyo nta focus nta tumbero mu byukuri ndacu umuntu azageraho kuko hari ibintu byinshi bidukurura, ariko iyo ufite intego yo kugera ku kintu uzugikurikira ukagikurikira ibukabireka. Kubu tubajije byenda n'urugero, kubu tubajije mu n'urugero ubibyirikanisa ryemewe gukora makanisa cyangwa se izo tutokora nibihe. Kubu twicaye muri evaluation y'umwaka tukavuga ngo dore ibintu tutagombaga gukora byatujanye amafaranga ibi twagombaga kubikora nibihe. Dushobora kubibura kuko aho ngaho mwitangira nta kintu gihari, ntaco dushaka kugeraho. Nukuvuga ngo iyo umuntu adafite focus ibintu byose ahora muri zarura, ahora mu bintu byitwa gute emergency niki yajya muri rurimi rwacu byihutirwa gusa. Ukaba ngo uyu muntu araguhamagaye ngo muje hasawa no uyu munsi wari wapanze wagombaga kugira gutya na gutya wagombaga gusoma ijambo ugasenga ukaja mu kazi. None uyaraguhamagaye ngo sawa ngo tugende wageririya ngo cyangwa nimuze tugende ngo Nyamavira ngo sawa. Hanyuma mwagera Nyamavira ngo ntitwogera hano patanisho ngo nta kibazo man, nta kibazo. No turashize mugano wawe nta kibazo. Taho ngo cyangwa ngo dusimbukira ara ngo inako ngo turebe wa mujama ngo ntaco ngo nubundi ntaco naza nkora. Ayiwe tibisaba ngo ubufite akazi bakwagira. Ubuzima bwawe bugomba kuba bufite icyerekezo. Buri munsi waremwe n'Imana. Mwovuga ngo amen. Ugomba kuba ufite ico ubikoramo. Abandi bateye imbere bagira za program, bagira calendar, akamango ku munsi wanje nuku umwanya wo gufata amatelefone, umwanya wo gukora ibindi bintu. Naho bitari izo tuzabaho mwisi gutya ne tumara twama dupfa ntaco tumaze mwisi.
kandi twarahawe ibintu bikomeye byo gukora mu isi. Focus ni ikintu gikomeye. Aka gatatu, iyo abantu bafite amahono baba bayakurikiza azatera motivation. Motivation ni imbaraga, ukagira imbaraga. Hari ibintu bizaduteye imbaraga iri iwacu cyane, no babwiraho bukeya mwavuga ngo amen. Umunsi umwe 2016 twaravuze ngo nta mpamvu dutangira umurimo, twari munsi y'igiti, twatangiye dusengera munsi y'igiti, naco bari badutije si cyacu. Turamenya ngo turamara ukwezi munsi y'igiti, ariko tureba ahantu tuzokodesha twubake. Ukwezi ngo dushire turakodesha, nyine Imana iradufasha. Ngo tumare mu mwaka, turavuga ngo nta mpamvu yo kumara imyaka 2 ahantu, tugomba kuba twiguriye ahacu kugira ngo batazatwirukana. Ico gihe hano nta muntu wavugaga ibintu byo kugura tawe. None ngo buce tugize uko Imana iradufashije ngo twama twisanga ahantu hacu turahaguze, twama twubaka ikanisa. None kubera iyo mpamvu haba nubwo wobwira umukirisitu ngo tugiye kugura isi, ubu nyine yobyemera kuko yabonye byamuteye imbaraga. Twavuye mu giti tugeraho gukodesha, turahava ngo tugere aho muri iryo kanisa, turabati noneho iri kanisa gatwubakiye Imana, ariko none tugiye kubaka ibyacu. Muri Kenya nta muntu numwe twigeze twumva yubaka inzu yiwe, twama tugiraho cyo tubona Imana irabisohoje ibi tugejejeho. Timwovuga ngo amen. Nubwo mukiri mu bukode nimwishime kuko Imana yagiriye bene wanyu neza. Si kwa ubaya, si kwa ubaya. Noneho rero haba nubwo ubunyine twovuga ngo tugiye kugura ikirere, barabyumva kubera iki biza bidutera imbaraga, biza bidusubira iki cyarabaye. Ubu ko turaje kugura inani, twaguze hegitari 2 zo kubaka ishuri ry'abana b'impunzi. Abana b'impunzi tugiye kugura ishuri, ngo tugire gutya bama muretse bama batanga ifaranga, barazitanga. Hegitari 2 zo muri Kenya, ibibanza nkibi ngibi 16 n'amafaranga menshi mu zukuri bama bayatanga. Twumva ikintu cyakibitera motivation, ko barabona kweri twavuye kuri etape tugeze kuri etape. Mwavuga ngo amen. Kandi yo ni domain imwe gusa turimo. Noneho ejo mundi turavuga ati okay, twabonye gubutaka kandi tuguma kwicara twubakira abana b'impunzi amashuri primaire, secondaire n'imyuga, ndetse ko twajagira na kaminuza mu izina rya Yesu. Abana b'impunzi bige ni nahanga bizahagera. Noneho ikintu cyanejeje numva ndahetse, ducira abana amafaranga mu ikanisa kuko umukecuru bene uyu mukecuru ushaje niwe twaza ducira 25,000 ushaje. Bene uyu nuko mutabazi banyina abanyamagajo n'abakecuru bene bagenda gutya. Urabona ngora mukecuru w'iwanyu nyina wa Nyahoza 25. None icyanejeje numva umutima wanje urashize ngo tubitangaze ikanisa ryose ngo bama bakubita amaje. Ese niki cyabaye? Bishimye. Haba nubwo batoyatanga ubunyine barayatanze kera. Mwovuga ngo amen. Urwo n'urugero nari ntanze, ntabwo ari ubuhamya narinje gutanga. Iyo abantu vision abona ko muravaha mukageraha biza bisubizamo imbaraga, abantu bakagira imbaraga bagakora birenze uko bokanakoze. Simuseme amen. Motivation rero iziva muri vision. Akandi kantu vision izidufasha kugira teamwork. Teamwork nu kumenya abo mukorana cyangwa gukorera hamwe. Teamwork kubaza icyongereza nukuvuga ngo together we can achieve more. Mu yandi magambo turi hamwe twogera. Uziko ariko uzi nk'umuntu bunyine wadukorera statistique y'ibyo bintu by'ikinyuba kuko zabindero ni nk'abantu nk'abanga. Abo bantu ndi bobona umwanya wo gukubitana imitwe, bari busy ku buryo bageraho bibagirwa ingo zabo. Hanyuma uwo muntu urimo ukamukunda bagakundana bakiyumvanamo, ni wowe twabanye igihe twaza tuzamura uyu mukingi. Teamwork, abantu bagakorera hamwe. Bene wacu, ubwo ndavuga abanyafrika, twige kugira amahono mu mirimo yose dukora. Timwovuga ngo amen. Tacho bitwaye aho waba watangiriye. Bibiliya iravuga ngo ninde wasuzugura ngo ibintu bikiri imishinga, ninde wasuzugura imishinga ikiri mutoya. Takuri Imana itagukura, tanakuri Imana itagira gute itakugeza. Tugatinye kurota. Hari umugabo twakoranaga tukaje gusengera ibyifuzo. Jenga mubwira ati ko ndumva tugomba gusenga kandi ni kera. Tugomba gusenga umwuka w'abagikuyu ntimuzi ko baze gushaka ifaranga. Utwinjire nico tuzokurino kugira ngo turebe ko dukura bene wacu mu bukene natwe twikure mu bukene.
noneho twasenga twaba dusenga kagira gucya amaboko mana za miliyoni noneho agahumura kazandeba gucya ngo ariko kuzusaba gute yewe ati wowe nti wopfa kuvuga ahubwo Imana ipfe kuduheza n'ibihumbi 100 ingahe tiye ko yo sinanga ibyifuzo by'ubwanza byawe wowe ugize uko wifuje ubwanza ifuze binini nanone ifuze binini timwovuga ngo amen umunsi twaraduhamagara abantu twaza tujaho kugura ibibanza noneho ese ibi bintu ko birabafasha mworebe ukuntu umutima wanje wifuza kubabona mumeze neza mu izina rya Yesu mu buryo bw'umwuka tukazamuka mu buryo bw'ubuzima busanzwe tukazamuka mu buryo bw'imibanire n'abandi tukazamuka nuko nta mwanya mfite ariko ko ndagira ngo manze mwumve gusa vision icyarico no uwo muntu aratubwira ngo murashaka hegitari zingahe namambwira ngo 10 abacu twara turi batatu ngo wewe ngo ari kuza wifuza toyo n'ubundi ga nimwe n'ibyifuzo ifuze nanone wewe uzi umushishiye mu kwifuza gute ko twifuje twembi kurifuriza kubusa mwovuga ngo amen uzi ko hari n'abakristo bazababa abashishe mu masengesho ugize uko ugiye gusenga Imana ngo mana ngo iyo bagusana ari mfuye kubona ngo ayo kwishura inzu ngo nimfa kubona yo kwishura ku kwezi ngo nzaba nkubonye mana kurabonira Imana muri rente ibibwiye ngo niguheza amagorofa ko kwari ukuvuga n'ubundi niyo rente ti wari wifite yibwire ngo igorofa yewe mu izina rya Yesu haleluya uziko nasanze ko ikintu tarafata hano mu maono tiwokigira ikintu tarafata mu bitekerezo nzambwira abakirisitu iwacu sinzi uko bizabimeraga yo sinzi namena bari mu ikarisane bari mu ishuri ntaho uzubimenya nukuvuga ngo ubuzima bwanje n'ubwawe buzingiye hano hagati y'amatwi yombi nukuvuga ngo ubuzima buzingiye hano hagati y'ukugutwi nuko hano hahindutse wo kwamuba nkishenye kandi ni hadahinduka uzamumera ko yakwigiti cumuhini niko bizabimera nukuvuga ngo nta kintu na kimwe Imana itaduhaye byose yarabiduhaye ariko se hano kweri dufite iyo capacity ko turabibona ko turabirangiza Imana yabwiye Ibrahim nja kurangiza nimuvuge ngo amen iramubwira ngo sohoka papa ngo Imana yamubwira ngo uterere ijisho aho ubona hose nahawe hose ngo arahagarara ngo arareba gutya riraheka arasura arareba riraheka arasura arareba riraheka aravango kuri nyina aho ijisho rigarukiye naho ntukaruja hirya hariya wabonye ni ushoboye kugira gute kumanaginga kujera nukuvuga ngo bene data bakecuru muri hano igihe tutaragira amaono igihe tutaragira yerekwa ngo tuvuge ngo twogera aha iyi ministeri yacu izagera aha tukanabivuga taho tuzagera naringize ngo mbabwire ngo amaono agomba kwandikwa akabwirwa abantu mu matangazo ya niyinga hano cyangwa buri kwezi itorero rya Grace Tabernacle niryo gaturimo hano bagomba kuzanya ngo ni somo rirerire dufite amayono yo kugera hano muri development na mwivuga butumwa uyu mwaka turifuza ko byibuza abantu 2,000 baba bakiriye Yesu kumwami n'umukiza iryo niyerekwa mu mibanire y'abantu n'abandi turifuza kuko uyu mwaka uja gushira byibuza abantu nimba twari dufite purusastano hasigare 2 zigikorogana izindi 3 zibe zagezweho noneho tukavuga ngo mu buryo bw'amasengesho hagomba kuba abantu byibuza bavuye kuri level yo gusenga ari 5 tukagera ku rwego rw'abantu 30 noneho twaza turangiza tukicara tukavuga ngo ho none twageze kuki tukavuga ngo iki twakigezeho iki twakigezeho iki twakigezeho ikindi twakigezeho yabaye imbogamizi ni yiyi niryo torero itorero sukuza ninga no gusohoka no kurepeta no gutaha itorero n'ahana abantu bagera ubuzima bugatemba bakabona ubuzima mu buzima muri domaine zose mwakira ijambo ry'Imana si Bwana Yesu asifiwe mbabwira ibintu nkumbuye kubona twicaye gutya tugiye gutera inkunga abantu nk'aba kugira ngo impano zabo zizamuke bakatubwira ngo bije ni 150 hagahita haguruka umuntu umwe naho utari umukire cyane akavuga ngo jewe ndayatanze ni muririmbe dutahe ndambiwe fundraising kandi simbi ariko ziracyari mu rwego rwo hasi ubu dukeneye abantu bahaguruka akazavuga ngo abana bibogobogo basenyewe baraha ku mwaka bakeneye
idolari 10,000 n'urugero abantu babiri bakavuga ngo barazitanze hanyuma abandi ubuzima bugakomeza uzikiza kibituma nuko abantu haraho baba baravuye bakagera ahandi muvuga ngo amen ndambiwe gusaba abazungu ndambiwe abazungu kutubona bakatubona nk'abantu baje kubasaba turabatera nkunga Afrika duhaguruke tuzamurira Imana amaboko we haleluya haguruka duhaguruke fanya kazi omba Mungu tupige hatua tufike mbele tacho nta mpamvu y'abantu kuza badusuzugura twaruwa uzi kugira leta mukagira leta ariko itazitegeka izitegekwa n'abaririya kuko ufite ifaranga ni uzutegeka ntimuri mukubona ukuntu biri mu kugenda umuntu ari mu gutangira umurimo ifaranga zikamugora ngo agashaka sponsor yamara gushaka sponsor ejo bundi kuko ntibahuje imirongo bikamba biranimba n'ingaruka z'ubukene ziranimbwa tugira amahono mukagira Imana tugira yerekwa natwe turi abantu nk'abandi natwe Imana iratuzi natwe Imana yo tugeza kure aba bagabo tugiye kubatera inkunga kugira ngo indirimbo zabo zisohoke ariko no mu busaza tuzakomeza turirimbe n'abacu twese turirimba yashakwa cyangwa yashaka bikamba ni ngaho amahono kwari kugira ngo abonwe akamashira ni ngaho umuntu yari mwikora ngo bambone bamubona basi akabavuyemo hakaza undi yabonwa ariko ndashima Imana kubona abantu bafite imvi barimo kuturirimbira tukishima Imana ibazamure Imana ibakora ibisho bikomeye mugiri yerekwa iyizabe ministeri ndende y'indirimbo n'abana bacu n'abuzukuru tibakiri bagirwa indirimbo zo ku makaratasi timuvuga ngo amen tugiye gutanga amafaranga ndagira ngo niyo ijambo ry'Imana rivuyeho ariko reka tubanze dusengera amahono nitumara dutanga amafaranga niko numvise reka dusenge kugira ngo uyu mwuka wiyerekwa n'ishurirwa utugeremo kandi mu nzego zose nimba wumva ubyifuje zamura ukuboko ikimenyetso cyo kuvuga ngo Mana ni wowe dushaka Mana ijambo ryawe rirava mu minsi y'imperuka uzasuka umwuka wawe kandi ngo uzawusuka ku bantu bose nukuvuga ngo abapapa abamama abasore b'abahungu n'abakobwa turambiwe ikinyejana kitagira yerekwa turambiwe ikinyejana kitagira inzozi turambiwe kugira amatorero atafite yerekwa turambiwe gukora imirimo idafite yerekwa umuntu akamara imyaka muri kinyozi ntayerekwa umuntu akagira imyaka muri kaoshi ntamahono umuntu akagira imyaka mu bwarimu ntahishurirwa turasaba ngo w'Imana yacu we dukingura amaso ni wewe wenyine wo duhumura ama duhumura buri muntu wese muri domene ye arengiza imbere abona imbere kandi uduhe kwizera kugira ngo dutere intambwe z'ibyo tubona data izo tubasha kubona wo biduha ibyo tubasha kubona n'ukuri wo bidusingiriza kuko ntawahabwa icyo atabona nta na Kanani warayiberetse barayirangiza barayibona barabimenya bakamaho nubwo tutarayifata yose ariko na hari yakira abaheti ni iwacu n'iriya misozi miremire haracyari iwacu tugira amahono y'igihugu cyacu tugira amahono y'imiryango yacu tugira amahono mu matorero turimo tugira yerekwa mu turere dutuyemo mu izina rya Yesu Kristo data tuzamure tuve mu bwiza tuja mu bundi kuzageza umunsi tuzakubona mu izina rya Yesu Kristo amen Mungu atujalie na maono